Ndi umuvuzi gakondo. Yego. Uri umupfumu? Oya ntago ndi umupfumu no umuvuzi. Yegereze mikoro. Ndi umuvuzi gakondo. Gakondo? Nkorera muri bino mu gihugu cy'u Rwanda, nkakorera hano za Bugande no muri Amerika na hano hanze hose bashatse banyohereza ku ntuza kuri WhatsApp abantu nkabavura. Ubavura ntago kubera iki? Ibyo ngibyo ni ukubeshya, amafoto se bayakohereza kuri WhatsApp. Ubwo umuntu usa gutyo ufite WhatsApp wowe ukomeze kumpinga wa mukobwa. Bari bakundangiye ariko ndi kubona uri umutekamitwe. Gukoraho ryake wowe gukoraho ryake ndise kubera icyo ubusa gutyo. Umuntu ufite amafaranga uvura abantu bo mu bihugu byo hanze. Yes. Suzugura. Nkatata. Ubu rero ndagufite mu kiganza cyanjye. Mama yewe. Ese muga. Ndakuzamura agakobwa we, ndakuzamuye ku mbaraga nahawe n'abakuru. Kanizere ko umeze neza wadukurikirana umunsi ku munsi, wakoze subscribe muri gushimira cyane utarayikora. Uyu ni umwanya kunya gukora ujye baca gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni mucece mu kacu mu bisanzwe umwami byahishuwe mibwi cyabagenje begare ko mbasuhuza amakuru agiye atandukanye agenda mbagezaho hirya no hino. Uyu munsi nkaba nibereye mu misozi za Musanze, nkongeye kuganira n'umuntu ahangaha akuri byinshi bigiye bitandukanye. Nimba ari umusaza nimba ari umusore sinzi, niwe tugiye kuba tuganira ndetse n'umwari muri kuri screen zacu. Ikibazo nk'uko bisanzwe nkokora murabizi, kaze kuri Sasa Show. Meze gute? Sawa. Ko ndi barakaye se patro? Ntago narakaye. Yegereze mikoro gutya. Uri umupapa, uri umusore, uri iki? Ndi umusaza. Uri umusaza. Muzehe nde? Muzehe nge nitwa Rwabuhihi. Etienne. Rwabuhihi Etienne. Etienne. Meze neza se? Meze neza. Okay, ni byiza cyane. Reka tujye kuri uyu mubyeyi. Uri umubyeyi cyangwa uri umukobwa? Nge ndi umukobwa. Ndi umukobwa. Umukobwa. Ese undi umukobwa n'umubyeyi cyangwa n'umugore batandukanye? Biratandukanye cyane. Nshobora kuba ndi umugore wubatse, nshobora kuba ndi umufiyemere se, ariko nta na kimwe ndicyo ndi umukobwa. Umuntu ubu yakwiyanzuza umuntu ushaka kugira. Twagira umuntu ushaka kugira ntarebe. Mwagira. Ufite sheri? Oya nta sheri mfite. Swe. Sinjya mbagwa ngo Imana ikunda abagabo. Nta sheri afite mu byumva. Abantu bari tayari baba bavuga ati kabisa umuntu waba uri tayari yahitaza. Nta kibazo tukabihuza cyane. Tugiye kwitwa dewe. Yitwa Solange. Solange. Undi ni izina risobanuye iki? Kuri kongora cyane. Kuri kongora cyane. Kangane n'uyu musaza yambwiye ngo yitwa Rwabuhihi. Muzehe Rwabuhihi ni muntu ki? Muzehe Rwabuhihi ni umuntu genda umuvuzi gakondo. Yego. Uri umupfumu? Oya ntago ndi umupfumu no umuvuzi. Yegereze mikoro. Ndi umuvuzi gakondo. Gakondo? Nkorera muri bino mu gihugu cy'u Rwanda, nkakorera hano za Bugande no muri Amerika na hano hanze hose bashatse banyohereza ku ntuza kuri WhatsApp abantu nkabavura. Ubavura kuri WhatsApp bari mu bihugu bigiye bitandukanye? Banyohereza amafoto. Uyu mukobwa se yaje kwivuza? Uyu mukobwa yaje kwivuza ariko ndabona arimo shaka wese wamvura. Nakuvura. Nakareka agenda. Ni umuvuzi se wa hehe uyu nguyu? Wa gakobwa we. Umuvuzi we? Ubuze umuntu ni umuvuzi kuki saba yambaye gutya? Abavuzi bafite amafaranga bambara gutya. Aha nawe uhasobanure impamvu bambaye gutya kandi aka nta muvuzi ukuri. Reka nkubwire wa gakobwa. Bashaka gusuzugura umuvuzi. Ko muze ngo hariya ufite imyaka ingahe? 75. Netse wakubona ko atayegukekera.
oya ni ukubaho umuntu yarabayeho neza atujije uriya utavunitse cyane nta kundi nyine ntabwo upfa gusaza icyo ubasha kubona ukakibona ukarya neza ukagira gute nta kundi ukavura n'abantu hariya yavuze ko uvura n'abantu ngo bari muri Amerika ngo bari mu bihugu bitandukanye hose yaba mu Rwanda yaba abahehe yaba ni Bugande hose no muri Nigeria njyayo. Ese umuntu usaba iki kugira ngo umuntu umuvure udahari wowe bisabwa iki ukoresha izihe mbaraga? Banyohereza amafoto kuri WhatsApp noneho nje nkamuvura nibereye hano ukamuvura wibereye ahangaha akohereza amafoto inyohereje ifoto y'umuntu umita muvura ako ngo mujya muroga n'abantu mukabasarisha? Oya ntabwo ari ukubaruga se wabaruguti ko ari ukubavura ni ukubavura basaze ako mubateza n'ibyo bisazi. Oya ntabwo tuzi bibateza. None se uyu nguyu yaje kugira uyu yaje kwivuza none ndebye uko meze aravuga ati ngo ntabushobozi ntabwo yagira ati ntabwo yamvura uyu nguyu ntabwo kubera iki se ibyo ngibyo ni ukubeshya amafoto se bayakohereza kuri WhatsApp ubwo umuntu usa gutyo ufite WhatsApp wowe ako agakobwa gukomeza kumpinga nagupinze pe nta nubwo ibyo bintu nabyumva pe ntabwo nabyumva wowe uravura ukomeze kumpinga wa mukobwa bari bakundangiye ariko ndi kubona uri umutekamitwe ukore umutekamitwe ntabwo yakora ngo ryake wa mugani wawe mukoreho ryake wowe gukoreho ryake ndise kubera icyo ubusa gutyo umuntu ufite amafaranga uvura abantu bo mu bihugu byo hanze. Yes ko ndeba se ndeba gagaye yakomeze gupinga imbaraga z'abakuru bakomeze gupinga imbaraga z'abakuru. Yes none abakuru bamukoze ese umukozi biki ibyo ni birozi ufite mu ntoki zawe? Nta birozi mfitemo ukumukoraho bikaka sura ndamureka mu kinoneho wamugabo umvaze ngaho utankorera ishyano ahangaha nta shyano ngukoreye nuko aka gakobwa gakomeze gupinga sura ese ureba agiye oya mwihorere mureka aka gakobwa kakomeze kumpinga kansuzugura ntabwo nari mbizi ngaho se mworoshye tuvuga mworoshya gute umva wemeye ko imbaraga z'abakuru zibaho izi mbaraga nazihawe ntabwo nabyemeye izi mbaraga nazihawe na sogokuru Rumena Matare sogokuru wawe Rumena Matare yazimpaye none rero wagakobwa ngo urashaka kunsuzugura nka data ubu rero ndagufite mu kiganza cyanjye mama yewe ese muga kuzamura agakobwa Bana yawe nuko uri mu mwibiri y'umukobwa Yesu uri kumutwika n'ibirenge mukajya ndigendeye n'ubugome kuzamuye yababa we mana ni muri genda Yesu we ari gushya mana yawe Yesu we mana nyagasani agushyirenge muga kamuga ibintu biragukora yababa we mukagere kandi ntabwo nabiva mu gihe ndigendeye yaba we to Imana yanjye ku mashanyarazi hejuru ku musinga ikoyo we Yesu we ese ko biri kwaka kamuga umuntu utamuzurungaye biri kwaka yeba we ibirenge Yesu we kugira ngo nzaje kugwa muri aba bapfumu cyangwa muri ibi birozi by'abantu gendeye ziba mumanitse ku ipoto kunuza ku mashanyarazi ku nsinga yasingiye kuzapfira ngaha ndigendeye ndamwinginga murekure ku ruhande kamera bya kiganiro nyisoreje pe